gutanga amanota barabivuga ati mwebwe mukurikije kuri ndirimbo yari imeze mwumvise ko uriya muntu atabarushije ati rwose twabyemeye. Icyo gihe rero icyo kintu cyaranshimishije. Hanyuma wenda ikindi cyongeye kunshimisha ni igihe ni vuba ndetse mu mwaka wa 2022 twakoze ibintu byitwa igisope kinaguye. Twabikoreye Setandre Nyamirambo no muri Kigali. Hahandi uba ufite public kuko y'abantu batubutse kuvuga uti ndi gucuranga abantu bageze nko mu 3000 reba muri Kigali buryo ukuntu hangana. Hari nk'abantu bageze nko mu 2000. Icyo gihe kubera public yari ngari narishimye cyane kuko twari turi kumwe n'abamakanyaga Abdul, twari turi kumwe n'Impara, twari turi kumwe n'ababushayija bari baririmba Elina, twari turi kumwe n'umugabo wahoze abi Burundi witwa Musoni Evariste, twari turi kumwe na band yari yatoranyijwe muri iki gihugu, band icuranga neza zino ndirimbo z'inyarwanda za kera. Harimo n'abandi ba mama bari barimo baririmba ziriya ndirimbo za Bakayirebwa. Mbega urumva twari abantu benshi. Icyo gihe rero kuko nacurangiye aho hantu iyo public itubutse kandi abantu bakabyishimira bakaza kumwe ati twifotozanye bakanyaka ama contact. Icyo gihe nabyo byaranshimishije. Reka twongere tubasuhuze twifurize ishya n'ihirwe kuri mwese mudukurikiye muherereye mu ntara zigiye zitandukanye, waba uherereye mu ntara y'amajyepfo, uherereye mu ntara y'amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, tusibagiye nango muherereye irwota Masimbi. Aka kanya turi kumwe n'amuntu mwifuza tayari Rubayiza yahageze. Ngira ngo ku muryo wa gitari mwese mwahita muhenzapa amaboko hejuru kabisa, ni ibintu byiza cyane. Aka kanya reka ntatinze ahubwo dutangira na Rubayiza ubundi atangire anatwibwira. Yase tugwaye ikaze ku Cyatwa TV, watangira wibwira abakunzi b'Icyatwa TV. Murakoze cyane, nishimiye nanjye ku bana namwe abakunzi b'Icyatwa TV. Nubwa mbere munyakiriye, ndishimye cyane. Ni byiza ko tumenyana n'abantu benshi tukanabagezaho bimwe mu bikorwa dukora uko babyifuza kubimenya cyangwa no kubyumva. Ngiye nitwa Rubayiza Julien, ndi umuhanzi, umuririmbyi, umucuranzi, artiste musicien, ncuranga ibikoresho bya muzika hafi ya byose bya kizungu, gitari, piano, flûte, melodica, harmonica, synthesizer, ndetse nkakora na vocalisme byo kuririmba nyine gorora amajwi cyangwa se kuyakombina no kuyavanga. Uyu munsi wenda nkuko nabasuye turaza kwibanda kuri gitari ko niyo abenshi bakunda, ni nayo ngira ngo abenshi bagiye basaba ko bazabacurangira, niyo uyu munsi turi gukoresha. Yes, rero arakoze cyane, turamwakiriye ku Cyatwa TV. Nagubwe neza, ngira ngo wenda tudatinze ashobora no gutangira muri bwa buryo bwiza bw'umuhanzi koko akatangira bumvisha ibintu atubikiye.
nimutega amatwi. wenda mbacungiye akarimbo kamwe hari cyangwa tubiri, hanyuma wenda ubwo turaza kugira wenda n'ibiganiro bitewe nuko abayoboye iki kiganiro bagiteguye, ariko ndibwira ko indirimbo zo ziza kuba nyinshi nta kibazo kuko abantu babyifuza. barwaniraga guceza nawe akabasubiza neza yisekera kandi mumveho ntabwo ndakura yarangwaga n'ubwitonzi muri bagenzi be bose akabasubiza neza yisekera cyane mumveho ntabwo ndakura umunyeshuri umwe bakundanaga wari ugiye kwiga mu mahanga yaramubwiye ati rukundo rwanjye ndagiye ari kuza ntegereze uwo mwana yarizeraga kanagira umutima yaramusubije ati rukundo rwanjye genda nzagutegereza iteka yamwijeje ko azamutegereza imyaka magana n'amagana kuko yamutegereje amajoro ibihumbi 18 uwo mwana yarizeraga akanamenya kwihangana uko yamutegereje amajoro ibihumbi 18
birarangira sijye wahera la 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 Yes, ngira ngo mwese ni wa musanzwe mwari mutegereje, ngira ngo umurya wa gitari nkuko mwari musanzwe mwumva rwose ni tayari. Ngira ngo hari indirimbo nyinshi yagiye acuranga zigiye zitandukanye, ariko akakanye kugira ngo tuze kuza kwinjira mu zindi ndirimbo, ngira ngo twagirana ikiganiro gitoya. Julien, abantu bagurikiye ku Cyatwa TV abenshi ntabwo bazi kwenda waba ufite ubumuga bwo kutabona. Abenshi bashobora kuba batabizi uburyo ucurangamwo, uburyo ubikoramwo, biragaragara ko ari impano ikomeye niko nabyita. Wabwira iki abakunzi b'Icyatwa TV kubijyanye nuko utabona? Byatangiye ryari? Ese warabivukanye cyangwa byaje nyuma yuko umara kuvuga? Urakoze cyane. Ubumuga nabugize mfite imyaka 5, navutse muri 75, hanyuma ubumuga bwaje hafi muri 79 ishyira 80, butewe n'indwara y'iseru. Nta kindi kibazo cyabiteye n'indwara y'iseru, yabiteye ndivuza, nubwo wenda n'icyo gihe ubuvuzi butari buhambaye cyane muri iki gihugu, ariko ibyashobokaga byarakozwe. Ubona mfite ababyeyi bombi kandi banyitagaho, bankundaga, baramvuza nyine biranga, amaso arapfa. Ubundi burwayi wenda byari n'izindi ngaruka byari byateye, byo birarangira birakira, ariko amaso yo arapfa. Hanyuma mpita njya kwiga mu kigo cy'abantu bafite ubumuga kiba i Gatagara, ni muri Nyanza, ni mu karere ka Nyanza. Ni ikigo cyashinzwe n'umupadiri w'umubirigi witwaga Padiri Joseph Ndagijimana Frepo, yitabye Imana muri 1982. Ngewe twamaranye imyaka 2 yonyine, numva nari umwana, ariko ikigo gikomezanya n'abafurere b'urukundo, n'ubu nibo bagifite, nibo bakomeje kutwitaho, turiga bisanzwe, turi abana. Ni cyari ikigo kimwe cyari kiri mu Rwanda, n'amahirwe yari menshi kuko cyari kimwe, uwahageraga wese yagiraga amahirwe yo kwiga ku buryo yagiraga icyo amenya. Hanyuma rero ngewe hari uburyo wenda navuga bakoresheje kugira ngo bajye bareba abana bafite impano, noneho nyuma bazidevelope, bakadukurikirana aho dukinira, aho tuba turi, aho turi kuganirira, kuzajya babona hari abana bakunda gukinisha utuntu tw'uduti tw'utubuye, baririmba indirimbo zo kuri radio bazisubiramo. Niho igitekerezo cyaje cyo kuvuga ati bano bantu babashakira uburyo biga wenda muzika. Nabo wenda ndahamya ko batari bazi ko wenda byagera ku rwego nk'urwo turiho, ariko wenda baravuga ati ni occupation, ni kugira ngo abana tubafashe bave mu bwigunge se babone n'ikibahuza, ariko babigerageje biza kubyara umusaruro. Marezo mako wenda abo twiganye muzika batabona abandi, abasigayeho niba cyari nk'abapfuye muri jenoside, hari abapfuye nyuma yaho, hari abandi babivuyemo bajya mu bindi. Ubu ndibwira yuko mu bo twizemo wenda mu bo twiganye muzika i Gatagara batabona, ni ngewe uri mu mfura z'iryo shuri, n'abandi nka 2 bangwa mu ntege bahari, niba turi nka 3 kugera ubu. Abandi batabona bagiye babyiga wenda nyuma, nabwo ari impano, ariko ntago ari Gatagara bagiye babyiga, n'andi bagiye babikura. Abo twiganye hariya i Gatagara, ndumva abariho ubu ngubu turi 3. ngira ngo uratwibwiye bihagije, ndetse buri muntu wese wari ufite amatsiko ku Cyatwa TV amaze kumenya Julien ni muntu ki. Ngira ngo hari abari barimo barabyibaza, ariko akakanye Julien ni umucuranzi mwiza cyane. Ikindi wenda ari buze no kutubwira, ngira ngo ntago ari ugucuranga gusa, abibyaza umusaruro. Ubibyaza umusaruro mu buryo? Mbibyaza umusaruro ku buryo butandukanye. Icyambere ndabyigisha. Mfite nabanje gukora ishuri bisanzwe i Muhanga kuko ariho mvuka. Nabanje kuba i Kigali kenshi cyane ariho nkorera, ariko nza kwegera umuryango i Muhanga. Umujyi wa Muhanga ntago ibintu bya muzika wabonaga babyumva cyane, wenda tuvuge nko muri za 2005, 2006 na 2007, ariko ndagerageza mpangana nabyo. N'iterambere uko rigenda riza,
abantu baza gushyira barabyumva barabikunda, abanyeshuri baraza bariga. Noneho icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko ndi umuhanzi mpanga wenda indirimbo zanjye nubwo ntarazishyira muri studio ngo zisohoke rimwe na rimwe, kuko hari igihe nabyo hari ibyo bisaba wenda bya mikoro kugira ngo usohore indirimbo ikoze neza, atarakuvuga ngo ni ukuyisohora gutya gusa bisanzwe. Biba bisaba mikoro kugira ngo usohore indirimbo isohoke igaragara neza, yumvikana neza, none ikaba yagera kure. Akenshi nkunda gucuranga iz'abandi, nsubiramo gucuranga nka bino bita mu bisope, tugacuranga mu bukwe, mu minsi mikuru n'ahandi hantu baba badutumiye. So rero ubwo urumva uburyo mbibyazamo umusaruro. Cya mbere ndabyigisha, abanyeshuri baranyishyura, hanyuma aho bantumiye mu bukwe naho cyangwa mu yindi minsi mikuru baranyishyura, aho bantumiye gucuranga mu bubari, mu mahoteli cyane cyane muri weekend baranyishyura. N'ubwo buryo ndetse hariho n'abampamagara bagiye nko gukoresha indirimbo muri studio, akaba ayifite iririmbye, ariko akavuga ati ndashaka kunshyiriramo wenda utuntu twa gitari ya solo, muri wenda producer akamukorera beat isanzwe, akamushyiramo n'andi ma instrument, ariko wenda akambwira ati ndashaka kunshyiriramo nk'agasoro, ukamfasha wenda no gushyiramo irindi jwi. Ibyo byose ni ibintu nkora kandi nkabibyaza umusaruro. Ni ukuvuga ngo mbega mu buzima bwa buri munsi ngewe ibyo nibyo bintunze, nta kandi kazi nkora, niko kantunze, niko kantungiye umuryango. Imise y'amatsiko uvuze ko urigisha kandi utuye Muhanga. Ese ko hari abantu benshi baba bakeneye kwiga baturutse mu mpande zigiye zitandukanye, ni ubuhe buryo ushobora kuba wabamera amatsiko kuko nabo ushobora kuba wabigisha, mubigenza gute? Birahari, nibyo n'ubundi bagiye babisaba uko tugenda dutanga ibiganiro ku bitangazamakuru cyangwa se nabo duhura nyine muri izo gahunda zose tuba twagiyemo, barabitubaza. Umuntu akavuga ati siko ngewe wenda ntuye Rusizi cyangwa Nyagatare cyangwa Rutsiro cyangwa ahandi, nkaba nshaka kubyiga nkaba ntabona uburyo nzi Muhanga. Niyo mpamvu twashyizeho urubuga tubyigishirizaho, kandi tukabyigisha ari nk'aya gitari, kuko ubona ko ari gitari yo mu gitabo, ku buryo n'umuntu w'umutangizi kuri zero abireba akanabyumva, ngiye mwarimu tutanari kumwe, guhera ku isomo rya mbere akabikora afite gitari kandi bigakunda. Wenda na nimezanye nazishyizeho, benshi bazazibona. Iyo ugize ikintu wumva kikwisobye cyangwa kitari kugenda neza, n'undi urampamagara tukavugana, nshobora kugukosora kuri telefone bisanzwe, cyangwa ukanyohereza utuvideo tw'ibyo wakoze kuri WhatsApp nkadukurikira, numva hari amakosa nkagukosorera. Urwo rubuga rero twashyizeho, ujya kuri YouTube ukandika Julien menya gitari. Julien menya gitari, ndumva tumaze hafi imyaka nk'ibiri ahari cyangwa se umwe n'igice, kandi abantu barimo barabyitabira, ndetse ngahamya ko birimo bitanga n'umusaruro. Barampamagara bakambwira ati warakoze cyane, noneho tugakomezanya amasomo gutyo abari kuri. Ngira ngo abanyarwandakazi rero mwese mudukurikiye, nk'uko mubyumva Julien abigisha mu buryo bugiye butandukanye. Afite ishuri ashobora kuba yakurikirana muhura face to face, cyangwa akaba yakwigisha akoresheje YouTube Julien menya gitari. Ngira ngo abantu mwese mwari mufite amatsiko rero y'uburyo mushobora kuba mwamenya gitari, ni mujye kuri YouTube musacingemo Julien menya gitari, maze nimurangiza mwige neza guhera kuri zero, umuntu umutangizi wige neza rwose. Nduraza nawe arareba amasomo nyine bitewe n'urwego ariho. Ubu ngubu tuvugana tugeze ku isomo rya 13. Urumva ko hari umuntu ufite nose akavuga ati wenda ngiye bino by'abatangiza ntabwo bindeba, akareba amasomo wenda ya 7 ya 8 ya 9 se ya 10, akareba hamufasha. Yewe n'uwabona n'iyo ya 13 naryo wenda riri mu rwego ruri munsi ye, nabwo yaduhamagara akatubwira hari uburyo tuvugana, tugahura no tukaguha amasomo yawe yihariye, bitewe n'uko wenda uri mu rwego rwisumbuye kuri abo ngabo turi kwigisha gutyo. Julien, nyuma y'uko tuza gukurikira dukomeza ibiganiro, nihe ndirimbo washyiramo abanyarwanda muri rusange nawe rwose wumva kwicuranga neza? Kenshi ngewe iyo ngiye gucurangira abantu nkoresha gitari ku buryo uhita uyumva, ntari navuga ngo yitwa gutya, kuko hari uburyo twizemo aho Gatagara. Ishuri ryacu rya muzika ryihariye, rifite n'abarimu baba specialiste nyine babizobereyemo, bakatwigisha bakatubwira ati, ndibuka ko wenda twabyiga mu gihe muri system y'aba francophone, akubwira ati mu muziki nyine ugomba kugira ugutwi kwa muzika, il faut avoir l'oreille musicale, kumva ibyo urimo gukora. Cyane cyane nko kwigana indirimbo ugomba kuyitega amatwi, introduction uturimo hagati, uko aririmba, aho yitsa, aho ashyira tamo,
uko ayisoza ukagerageza kuyikora nka nyirayo nubwo utageza 100% kuko umwimerere w'umuntu wari umwimerere w'umuntu nyine wari uwanyirawo ariko byibura ukavuga utabanyumva barumva ko byibura nagerageje kuba ndi hafi yayo ikanyitangire ndibira ko abari kudukurikira rwose ninyitangira barahita bayumva. nagusanze mu birori maze mbona userutse neza wihakanye umuryano komeza ukunde. Julien, hari henshi wagiye ucuranga mu buzima bwawe muri kariyeri yawe ahantu wagiye ucuranga hagiye hatandukanye ni hehe wigeze gukora igitaramo se cyangwa wacurangiye abantu nawe ukabona koko ugiye muri mood byarinze ya mood y'uburo murakora nawe ukumva noneho biragushimishije? Ndabivuganya mu buryo nka bubiri. Uburyo bwa mbere hari uburyo nsembona butagikunda kubaho cyane ariko mu myaka kuva jenoside ikirangira nko kuva muri 1995 wenda kugeza nko muri 2015 bwarabaga ibintu by'amarushanwa. Ibintu by'amarushanwa nibyo bya mbere nagiyemo nkanatsinda. Wenda haraho natsinda ukabona nsinze mu buryo buri hasi, tuvuge wenda nkatsinda nko mu karere wenda singere mu ntara, ariko haraho nigeze gutsinda ngera ku rwego rw'igihugu. None numva kuko ndishimye. Icyo gihe hari mu mwaka wa 2011 ni naho navuga ko Imana yanjye yabaye develope cyane. Twakoze amarushanwa yari yateguwe n'urwego rw'umuvunyi, baduha broshire ziriho amagambo yo kuvuga ngo uhimba indirimbo irimo kuvuga uburyo bwo kurwanya ruswa n'akarengane kandi tukabihuza n'imiyoborere myiza, ibyo leta imaze kugeraho ko abaturage bameze uko babayeho, tukabihuza byose n'icyakorwa kugira ngo ruswa n'akarengane bicike, n'icyo umuntu yakora kugira ngo buri muntu abe ijisho rya mugenzi we mu buryo ibyo bya ruswa n'akarengane bicika. Iryo rushanwa ryatangiriye mu karere, vuga ngo muri buri turere twose tw'igihugu. Iryo rushanwa ryari riteguye gutyo, abatsinze ba mbere bakajya ku ntara, abatsinze ba mbere ku ntara bakajya ku rwego rw'igihugu. Icyo gihe rero mu karere ka Muhanga nabaye wa mbere, ngeze ku rwego rw'intara nabwo mbu wa mbere.
urumva intara y'amajyepfo igizwe n'uturere 8. Nibyo nabwiye abantu tugeze ku rwego rw'igihugu, harimo abo nabwiye ni nyamara mwebwe mwari muri favori. Urugero nk'intara y'amajyaruguru igizwe n'uturere 5, ariko iyacu igizwe n'uturere 8. Ni ukuvuga ngo niba bavuze ngo abambere bahurire ku ntara, ubwo twege twari 8 ku rwego rw'intara, mu gihe abo mu majyaruguru bari 5. Urumva ko hari ukuntu harimo amahirwe, uko mwarushanwa muri 8 ntabwo uko mwarushanwa muri abantu 5. Or wenda bahembaga 3 ba mbere, ariko 2 ba mbere akaba aribo bazamuka. Ubwo icyo gihe rero ku rwego rw'intara nabwo nabaye wa mbere, tujya ku rwego rw'igihugu. None ku rwego rw'igihugu ubwo twagiye ari uwa mbere gusa, ni abambere nibo bagiyeyo. Icyo gihe ugumva twari 5, bari 4 bo mu ntara n'umwe mu mujyi wa Kigali. Ahubwo byari ibyiciro byinshi, kuko ngende kuva mu byiciro by'indirimbo, nandi mu byiciro by'indirimbo hari n'ibyiciro by'imivugo n'ibyiciro by'abakoze indirimbo z'imbyino ziraza amatorero. Mu ndirimbo rero icyo gihe ku rwego rw'igihugu nawe wa 3 mu bantu muri abo bantu 5 bari bageze ku rwego rw'igihugu. Icyo gihe rero byaranshimishije cyane, ni nabwo bwa mbere byaririmbayo. Hari andi mashusho nagiye nsinda muri za 98 wenda mu byo kurwanya sida, ariko icyo gihe hariho limite, hari mu rubyiruko, mu batarangije imyaka 25. Wabibwira abantu nyine bakavuga ngo nyine ngo babafavorije ngo kuko mwagiye muri bato gusa, ngo ibibazo nk'abakuru wenda ngo bari kubatsinda. Ariko ibyo by'umuvunyi twakoze nta limite yari iriho. Uwo ari wese wabishakaga wabishoboye yarazaga. Kandi none urwego rw'umuvunyi urumva nk'uko rushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane, nta wigeze avuga ngo wenda ngo narenganyirwe. We hari amarushanwa n'aya twumva akomeye yaba Miss Rwanda wenda cyangwa n'andi, kumva bagiye bavuga ngo ariko nguriya ngo ni wago mbaga gutsinda, cyangwa biriya bya Primus guma bikiriho. Kumva abantu barimo bariramanta ngo uyu ni wagombye ngo gutwara igikombe. Ariko urwego rw'umuvunyi ko rwanya ruswa n'akarengane, twese twumvaga yuko bo none nta n'akarengane karimo. Kurya nta muntu uza kuvuga ngo wenda ngo bamufavorije ngo kuko atabona. Oya, no mu gutanga amanota barabivuga ati mwebwe mukurikije kwiriya ndirimbo yari imeze, mwumvise ko uriya muntu atabarushije. Ati rwose twabyemeye. Icyo gihe rero icyo kintu cyaranshimishije. Hanyuma wenda ikindi cyongeye kunshimisha ni igihe ni vuba, ndetse mu mwaka wa 2022 twakoze ibintu byitwa igisope kinaguye. Twabikoreye Setandre Nyamirambo no muri kan Kigali. Hahandi uba ufite public kuko y'abantu batubutse, kuvuga uti ndi gucuranga abantu bageze nko mu 3,000. Reba muri kan Kigali buryo ukuntu hangana. Hari nk'abantu bageze nko mu 4,000. Icyo gihe kubera public yari ngari, narishimye cyane kuko twari kumwe na ba Makanyaga Abdul, twari kumwe n'Impara, twari kumwe na ba Bushayija bari baririmba Erina, twari kumwe n'umugabo wahoze abi Burundi witwa Musone Evariste, twari kumwe na bande yari yatoranyijwe muri iki gihugu, bande icuranga neza zino ndirimbo z'inyarwanda za kera. Harimo n'abandi ba mama barimo baririmba ziriya ndirimbo za Bakayirebwa. Mbega urumva twari abantu benshi. Icyo gihe rero ko nacurangiye aho hantu iyo public itubutse, kandi abantu bakabyishimira, bakaza kumwe ati twifotozanye, bakanyaka ama contact. Icyo gihe nabyo byaranshimishije. Ndumva wenda ni byinshi, ni henshi aho nagiye ncurangira. Urumva aho nakoze ibitaramo ni henshi muri Rwanda, ndumva nta kare ntarageramo, ariko nibyo bibiri nakwibuka bikomeye kurenza ibindi nakoze nkumva biranshimishije. Julien, amatsiko abantu benshi bajya bagira impano zigiye zitandukanye, ku buryo buri umuntu ashobora kuvuga ati ngiye mfite impano yo kuririmba kuko sogokuru yararimbaga se cyangwa abyeyi banjye bararimbaga. Donc ni impano yo mu muryango. Ese nawe ni impano yo mu muryango cyangwa ni impano yo giti cyawe? Ntabwo navuga ngo ni impano yo mu muryango. Wenda iyo nanarije mu muryango mvukamo harimo twavuze turi abana 8. Twavuze turi abana 8, n'abakobwa 7 nanjye w'umuhungu 1. Abo bakobwa bose ko ari 7 bashiki banje, byibura nka 4 muri bo bakundaga ibintu byo kubyina traditionnel, kubyina ibintu bya Kinyarwanda. Abenshi babaga mu matorero rwose y'akarere, ndetse meza y'amatorero yambazwa mu bihe by'ibirori by'akarere cyangwa se kuri paruwase. Ibyo bintu babibagamo, ariko nta wigeze acuranga. Barabyinaga, bakarimba Kinyarwanda, bakavuza ingoma, bakavuga imivugo, ariko nta wigeze acuranga. Wenda bo abenshi ko bagiye baba n'abadamu bagashinga ingo, nta nubwo banakibikora. Wenda iyo bageze ahantu habaye nk'ibirori nabo babirimo cyangwa nk'iby'umuryango,
bajyamo bakabyina ukabona ko babyibutse nyine ko kugera babibayemo ariko ntabwo bakibikora. Impano mvuga ko ariyo navukanye, ahubwo icyabaye nuko wenda ababyeyi banjye bamfashije kugira ngo ijye ahagaragara banjyana ku ishuri, kuko buriya twagiye dukora ubushakashatsi tugasanga harimo n'abantu bafite ubumuga bavukiye mu miryango y'abantu binjije, niko navuga, batize cyangwa se bafite indi myumvire yabo, umwana ntibanamujyane no ku ishuri, ngo baza ngo turamujyana ku ishuri se azamara iki, ngo aziga iki se, ngo aziga ati, akaba aho ngaho karenda agira imyaka 40 nta kwiga, kandi ayo mahirwe iyo bamujyana ayo mahirwe akayakoresha yari kumufasha. Julien, tukiri hano reka nkomoze ku ijambo tubwiye ati ababyeyi baragufashije, nicyo wabwira ababyeyi bafata abana babo bafite ikibazo runaka, wenda kutabona cyangwa se kutumva cyangwa ubundi bumuga runaka, bakabumva ko badakwiriye kujya public cyangwa bagiye aho abandi bari babashe kuba bagaragaza impano zabo, nicyo bababwira? Ubutumwa tubutanga kenshi iyo tugeze aho ngaho kuba nyine kuvugira ku bitangazamakuru nk'ibi ngibi, ko tuzi ko ari ijwi rigera kure cyane, n'ubundi butumwa turongera tukabutanga ko kwigisha no guhozaho. Ababyeyi bagifite iyo myumvire cyangwa se ibyo bitekerezo bakwiye rwose kubireka, kuko byibura iyi leta iragerageza gufasha abantu abari bo bose, kumva barafasha abasheshe akanguhe, barafasha abasigaje inyuma n'amateka, barafasha abacitse ku icumu, barafasha abafite ubumuga, barafasha urubyiruko kuzamuka cyangwa abagore. So rero umwana umufasha ngo nuko amugaye warangiza ukamushyira mu gikaro ukamukingirana, buryo ubumugaje kabiri, ahubwo ni nawe wagombye kwitaho kurusha abandi, kuko abandi hari ukuntu bibeshaho ku ishuri basona umwana akaba arirukanse, mu gihe wa wundi niba rugendera mu kagare bisaba kujya kumucunga mu kagare, wa wundi utabona bigasaba kumufata ukuboko. So iyo myumvire bakwiye kuyireka, kuko kugira ubu muri iki gihugu tumaze kugira abantu bafite ubumuga bafite ibintu bakora biri hejuru bigaragara, ukabona ko bubatse umuryango kandi bubatse n'igihugu. No muri ibintu dukora murabizi, nkuru ya muhanzi w'umujene yitwa Nubwo ntabwo abona, ariko ubona ko urwego ari urwego rwiza cyane, babyumva baramwumva bamubiri yuzuye urwego bariho. Twabanye Gatagara ni bakuru bacu, ariko genda muzi ko twabanye Gatagara hafi imyaka nk'icumi, ndetse nzi hari byinshi namuvanyeho. Hari n'abandi duhura mu magroupe atandukanye bafite ubumuga ariko bafite uko babayeho kandi kwiza cyane, ubona ari byiza. Urumva rero byose bagiye babifashwamo n'ababyeyi babo hanini. Noneho wenda ino leta nayo aho itangiriye ibintu byo kugenda bumva umuntu uwo ari we wese, noneho byikuba nk'inshuro nyinshi, kandi n'ubwo urugendo ruracyakomeje, ariko rwose ababyeyi bafata abana babashyira ahagaragara, begera ubuyobozi. Abafite ubumuga natwe twashyiriweho inzego ziduhagarariye kuva ku kagari kugera ku rwego rw'igihugu. Ushobora kugenda ukabaza executive w'akagari uti umuntu uhagarariye afite ubumuga muri aka kagari ninde, wamugeraho ukamubwira ikibazo cy'umwana afite, nawe wenda urwego rwe rwaba ruri hasi akakohereza mu murenge naho turahagarara. Tugiye dufite komite y'abantu 7 kuva ku kagari kugera ku rwego rw'igihugu. Akagari hari 7, umurenge 7, akarere 7, intara 7, urwego rw'igihugu 7. Buri muntu aba afite ikintu ashinzwe, hari uri coordinateur, umwongereje, imibereho myiza, ubutabera, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ku buryo rero umwana iyo ubashije kumushyira ahagaragara ukiyambaza ubuyobozi n'amakuru ukayashakisha, umwana bashobora kumufasha, ari impano ye ikazamuka, ari ukwiga bisanzwe, akiga kimwe n'abandi, akajya mu mashuri rwose akiga, akagira hagera nawe akubaka umuryango, akubaka n'igihugu, akubaka n'isi muri rusange. Ibyo ngutekerezaho ni byinshi, ariko kandi ni mugiye muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urakoma.
urya munsi utangirira amatage ubabaza babanaga wibagizi yabaye myiza niko byose bisimburana muhoza wanjye wanutiye benshi mwiza we umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenyura urakoma wibaza byinshi ku mwana ukunda ugasanga ari kure cyane maze ugapima icyo kirere ugasanga utagiheza muhoza wanjye wanutiye benshi mwiza we umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenyura urakoma ugira umutima wihangana usujya uhora n'ikizere ko hari igihe byose bizashira maze twembi tukabonana umuhoza wanjye wanutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenyura urakoma igihe nzaba ndi kumwe nawe mu munezero mwinshi cyane umpa ikiganza cyawe nguhe icyanjye wibagirwe umubabaro umuhoza wanjye wanutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenyura urakoma ihanagura yo marira iwe nzaguhoza tubonanye simba iryanjye ubane n'Imana bwiza buzira ubuhongano umuhoza wanjye wanutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenyura urakoma umuhoza wanjye wanutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenyura urakoma mbega shenyura urakoma mbega shenyura urakoma mbega shenyura urakoma. Yes, ngira ngo bakunzi b'icyatwa TV murabyumva neza, ni impano ikomeye. Reka mbibutse ko n'abafite buryo ubumuga barashoboye ndetse barashoboye cyane. Gusa Julien ndamusaba hari ubwo yageze gucuranga indirimbo ya Ivan Bravan, hari nabonye bize gucuranga Marayika. Ucuranga neza kabisa, abantu baragakunda. Navuze ntago turi buze gusoza ikiganiro utabacurangiyeho rwose Marayika ya Ivan Bravan, kuko ndabizi neza nyakwigendera twaramukundaga cyane. Wabibutsa ukabacurangira. paradizo, singetandukanye umunsi nijoro.
y'umutima mbere mu bikunda wongeyemo banakuririmba bugacya Yes, ngira ngo murabyumva neza aracuranga indirimbo ya Ivan Bravan. Ni indirimbo nziza cyane ngira ngo nyakwigendera murabizi ko amaze igihe yarigendeye ariko burya umuhanzi ntago ajya apfa. Julien arayicuranga neza akamutwibutsa akayicuranga neza cyane. Julien ngira ngo mbere yuko tuza gusoza hari icyo ushobora kubwira abanyarwanda ubwo rusakira n'agashinguracumu kugira ngo dukwashe kugenda neza. Yego, icyo nabwira abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abakunzi b'icyatwa TV, nibadushyigikire bashyigikira abahanzi. Nanjye uri kubavugisha ubu ngubu umuntu uwo ari we wese wakwifuza ko tugira ubufatanye ubwo ari bwo bwose, wakwifuza n'undi kuntumira muri gahunda izo ari zo zose, zaba ari iz'ubukwe, iza anniversaire cyangwa se ibindi byishimo yaba yagize, yantumira nta kibazo. Nimero zanjye ndaza kuzibaha, memo no kuri iriya tubicano yanjye naho ziriho, ndaza nanjye no kuzibihera. Wampamagara memo tukanaganira bisanzwe, cyangwa se ukanangira n'inama ukurikije ibyanjye wumvise cyangwa uzi, ukangira inama iyo ari yo yose kugira ngo uko nta muntu udakenera inama. Memo n'abana n'urubyiruko turarwemera, uzi ko bajya baca umugani ngo nigi ryahannye inyoni. N'umuntu muto yakugira inama akurikije ibyo yakumviseho kandi bikagira icyo bigufasha. So badushyigikire rero, iyo YouTube channel yacu bayisure cyane, basacinge babyereke n'abandi kuko hari abatarabimenya. Niba ugize ngo kubibona ushobora kumenya kubuza umuntu ukunda umuziki wabimusangiza. Ushobora gusanga nawe yashaka kwiga gitari cyangwa yashaka ikindi kintu cyari cyose cy'ubumenyi kuri muzika, nawe akadushaka tukavugana, mbega umuziki wacu ukaguka, tukubaka umuryango mugari w'abanyamuzika. Ikindi ni kubyerekeranye n'abantu muri rusange kubabwira ngo bakomeze badufashe gusegasira uburenganzira bw'abafite ubumuga, kandi abafite ubumuga b'ingeri zose. Buriya abafite ubumuga bari mu byiciro bigera muri 5. Hari abafite ubumuga bwo kutabona aricyo cyiciro nanjye mbamo, hari abafite ubumuga bw'ingingo, hari abatumva ntibavuge, hari abafite ubumuga bwo mu mutwe, noneho hari abo bita les autres. Les autres niba abantu uzasanga bafite nk'ubumuga wenda bukomatanyije. Urugero ushobora gusanga nk'umuntu afite nk'ubumuga bw'ingingo wenda atanabona, icyo gihe bari muri cya cyiciro twita les autres. Cyangwa se ugasanga ntiyumva, wenda ntanabona, cyangwa se afite ubumuga bw'ingingo afite n'ubwo mu mutwe, abo nibo bita les autres. Mudufashe aho muri hose no kubibwira abandi badufashe gusegasira uburenganzira bwa muntu by'umwihariko abafite ubumuga. Nge nshima ko ari intambwe twagezeho muri iki gihugu, kuko ngiye nkunda kugenda cyane mu ngendo. Dufatire nko mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali rwose nkunda kuhagenda, nkagenda muri za bisi nini, ugasanga nka bisi yuzuye wenda hasigaye handi bagenda bahagaze. Kavuga ni wenda ubwo ngiye kugenda mu yindi bisi ikurikira, kandi wenda mfite na gahunda yihutirwa, cyangwa se wenda numva ntari ready guhita wenda mfata moto ngo byihutirwa. Ariko ndi gushima yuko ujya kumva nk'abantu baravuze ati hano muri izi bisi hari imyanya yashyizwemo y'abantu bafite ubumuga, bakabwira abantu bayicayemo rero mwihangane, hano hari umuntu uje ufite ubumuga, mumuhagurukire ajye muri iyo myanya nibo
nibo yateganyirijwe kandi ukabona n'abantu babyakiriye neza ntabwo ari abantu uvuga ngo ese ngo ko ari njye wahageze mbere ngo barankuramo gute babyakira neza cyane rwose ngiye kenshi na mbere bitarana bajyaga bananyimukira bisanzwe ukabona rwose umuntu aravuze ati ngwino wicare ngewe ndahagarara nta kibazo ukabona ko ari ibintu byiza cyane bifite ukuntu bitwubaka bifite ukuntu twumva ko abantu turi kumwe donc batatugize ibicibwa cyangwa se ngo badutererane bakomereza aho ngaho n'ibindi n'ahandi twumva mu nyubako hari inyubako z'amataje hari itegeko ryagiye risohoka rivuga ko abantu bose bubaka inyubako cyane cyane zigerwaho n'abantu benshi ahantu twakira serivisi turi benshi bagomba gushyira inzira z'abafite ubumuga naho turashima ko kugira ngo hari henshi ugenda ugasanga kuko zirahari umuntu ufite ugendera mu kagari yajyaga agera ahantu ugasanga wenda niba agiye kureba nka guverineri n'urugero cyangwa se undi muyobozi ukorera muri etaje ya 5 bisa nkaho bijanye kuvuga ngo ese ngo guverineri amanuka musange hasi ese baramuterura bibazo kubona kumva umuntu w'umugabo wenda cyangwa umudamu w'umubyeyi ngo bagende bamuteruye ntago bigaragara neza ariko izo nzira zashyizweho akagare baragasunika kakagenda akagera muri etaje naho akajya kuri umuyobozi akaka service bakayimuha twavuga ngo n'abandi bantu bacyubaka inyubako batarazishyiramo cyangwa se n'abandi babiteganya bagerageza icyo kintu nacyo bagikore kugira ngo bikomeze bidufashe hanyuma n'abafite ubumuga nabo ndabavugaho buriya iyo umuntu aguhaye uburyo nk'ubwo cy'amahirwe nk'ayo nawe yakoresha neza ntuyapfusha ubusa cyangwa se ngo ushyiremo ikintu kimeze nko gusa nk'ushaka gushyiraho ibintu bimeze nk'amahane gusigasira cyangwa kurengera uburenganzira ntabwo bisaba amahane ushobora gusanga n'iryo tegeko wenda hari n'utanarizi fo kumubwira gakeya akabyumva wenda akazanabishakira nawe akabimenya akudahise wenda umutombokera turacyagenda mu nzira ukumva umuntu arakwita ya mazina ya kera ngo ruhuma ngo gicumba ngo kiragi ntabwo ari ngombwa tuvuga ngo uramutombokera ngo umubwire ngo ibyo bintu byavuyeho ngo uzongera kunyita gutya ngo ibi n'ibi oya mwegere umubwire neza uti mu by'ukuri mfite amazina yanjye iryo zina uri kuvuga ntabwo ari ryo riba mu ndangamuntu yanjye niba utanarizi wakagombye kurimbaza none ukarimpamagaramo akutavuze ngo kiragi ngo igicumba ngo kirema urumva n'amazina apfobye ubundi umuntu ariko afite umuga natwe tumenye kubana n'abantu tumenye kubabwira neza tumenye kubabwira ibyo bintu bamwe namwe batari bazi hariho n'uba yarabimenya ariko kuko byari byaratugiyemo cyane akanabivuga ukumva akirota uruva nyuma wenda akagaruka nyuma ariko yabivuze no meme n'abanyamakuru tuyatubumva kuri radio kumva umuntu aravuze ngo wenda ngo nk'umuntu uri hariya ngo twagiye gusurayo ngo twasanze ngo umuntu ngo w'ikimuga urumva wenda nyuma kumva rero turi cyangwa baranamukoseye bati bavuga umuntu ufite ubumuga ariko urumva nyine kubaka cyangwa kwigisha no guhozaho ndagira ko nidufatanya twese tuzabigeraho Julien ngira ngo usabe utange nimero ya telefone kuko ni byinshi abanyarwanda bakwifuzaho numara gutanga nimero ya telefone uradusezeza no kuri ya ndirimbo ya King James ujya uririmba neza urakoze cyane yego urakoze cyane nimero yanjye rero wanshakiraho ni 078 44 94 79 reka nyasubiremo 078 44 94 793 iyo niyo nimero ya Rubayiza Julien yumamagaye ndakwita ninjye kwitaba tukivuganira iri no kuri WhatsApp ushatse no kunyandikira wanyandikira n'ubundi nabwo tukavugana hanyuma nababa ni nkuko twabivuze wenda mbisubiremo na rwa rubuga twashyize rwo kwigiraho iyo kuri YouTube wandika Julien menya gitari hanyuma tugatangirana tugakomezanya kugeza aho tuzagira twumva ko wenda hari icyo tumaze kugeraho twubaka umuziki nyarwanda. Okay, King James ndamukunda wenda indi mu mwagiye mubona aho reka ngerageza ncuranga indi wenda iyo yindi bazajya banayireba kunuza kuri iriya channel yanjye reka ncuranga indi ye wenda kugira ngo hari igihe ujya gucurangira ahantu bakaba bagira ngo indirimbo runaka nizo wenda wametirije ariko bajya ko tuzi nyinshi nuko rimwe na rimwe tukaje gucuranga ahantu nyine wenda ziba ari nyinshi ku buryo umwanya uba mukeya tutazirangiza zose.
agira amazinda yemwe yibagiwe ntiyajya ahubwo atangira kurota agatoki ku kandi bicaranye yanone ngo mubireka ngukunda wapakaririmbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza azagukunda bagufite mu mpembero z'umutima yanone ngo mubireka ngukunda wapakaririmbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza azagukunda bagufite mu mpembero z'umutima uyobora nituze yakubonye ibi birahunga unajamo yasobanuriwe yanone wamubwire ko agukunda wakakaririmbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza azagukunda bagufite mu mpembero z'umutima bagukunda bakakaririmbo ndirimba nakawe uwino mugize azagukunda bagufite mu mpembero z'umutima bagufite mu mpembero z'umutima yo mu mpembero z'umutima bagufite mu mpembero z'umutima. Yes, Julien arakoze cyane, ngira ngo tugiranye ikiganiro kitari kirekire ndetse kitari na kigufiya, ngira ngo mwamwumvise ku mpano ye nkuko twateye tubivuga ku Cyatwa TV yuko tugiye kumva umurya wa gitari mwiza cyane, ndetse mwabyumvise Julien ni impano ikomeye cyane. Turamushimira cyane, yakoze cyane kuza gususurutsa abakunzi b'Icyatwa TV. Reka mbibutse mwese mukurikiye Icyatwa TV, yababwiye yuko yigisha mu buryo bugiye butandukanye, afite YouTube channel Julien yiga gitari. Ngira ngo hari n'abantu batarabatangize, hari abantu baba baziho gitari katari cyane, namwe mufite aho mugomba guhera mukaba mwakomeza mukiga gitari mukayimenya mu gihe gito cyane. Yabahaye nimero ya telefone, abantu mukoresha ubukwe, abantu mukoresha ibitaramo bigiye bitandukanye, Julien yabahaye nimero muzajya muvugana nta kibazo. Reka mbashimire kandi mbifurize ishya n'ihirwe mu mirimo yanyu ya buri munsi aho muherereye mu ntara zigiye zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Reka nshimire n'abakoze subscribe ku Cyatwa TV. Imana iguhe umugisha. Nawe turakora subscribe, kora subscribe nurangiza ukane no kuri ako kazugira kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi mujye mubibonera ku gihe. Julien mujye kuri YouTube channel yiwe mukandi subscribe kugira ngo ibiganiro bye byiza nk'ibi ngibi mujye muhora mubibona, abigishe gitari ku buntu. Murakoze cyane, turabakunda. Julien turagushimiye cyane ko witariye ubutuma ku Cyatwa TV. Murakoze cyane namwe Cyatwa TV, ibihe byiza cyane. Ciao ciao.